Yes, reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza kugira amahoro y'Imana aho uherereye hose yaba mu Rwanda cyangwa mu bihugu byo hanze, wowe udahwema gufungura iyi channel ya Clement Mr Daddy, reka ngushimire kandi ngusabire umugisha ku Mana, hanyuma nawe wamaze gukora subscribe nawe uri uw'agaciro kandi uri uw'ingenzi kuri twe, ndetse nawe utarakora subscribe ubasha gufungura bino biganiro byacu ukareba, nawe ndagushimiye kandi ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bijye bikugeraho mu ba mbere. Uyu munsi tugarukanye iki muri My Heart Talking, tugiye kuvuga ku rukundo rwa Nana ndetse n'uyu mutipe witwa Bobo. Tuvuge ku bucuti bwa Dev ndetse na Navi, hanyuma namwe murushe gutera comment tugire icyo tubivugaho. Njye mugiye kubana kandi ugiye kubagezaho iki kiganiro ni wa muhungu wanyu James Legend wamamaye, akaba ari njye tugiye kubana muri iki kiganiro mu buryo burambuye. Nk'uko mubizi cyangwa se abantu bakurikiranye ino filime, muribuka Nana ndetse na Bobo ni abantu bagaragaye muri iyi nkuru nk'abantu bafite urukundo ruca mu nzira nyine zigoranye. Muribuka ukuntu bagiye bakundana ariko nyine hakajya hazamo ibibazo byo kuba rimwe na rimwe bashwana, ubundi Nana murabizi ko yari umuntu nyine uvugira hejuru, umukobwa nyine bigaragara ko ari nk'inshinzi, ariko urukundo ruza kumuhindura, aza kugera igihe aca bugufi, aba umukobwa ucishije make, aba umukobwa mbese bigaragara ko afite izindi mpinduka bitewe n'urukundo. Urumva ko urukundo ntacyo rutaguhinduraho. Bibutse ko uyu Nana ari umukobwa uvukana na Peri, akavukana na Nyambo. Hariya Nsabi aba niho uyu mukobwa avuka, naho Bobo akaba avuka kwa Dorofe na Suzy, akaba ari musaza wa Nina, akaba murumuna wa Yannick. Ngira ngo ubwo abantu mukurikirana iyi nkuru nyine murumva aba bantu abo ari bo. Hanyuma rero Nana na Bobo, urumva urukundo rwabo nyine rwaje kugenda ruzamo ibibazo bitoroshye. Uyu mubyeyi Suzy ntiyifuzaga ko umuhungu we ashobora kuba yakunda umukobwa w'ahantu baciriritse, yumvaga ko agomba gukunda umukobwa nyine w'ahantu bafite amafaranga nk'uko nabo bayafite, hanyuma imiryango yabo ikajya ihuza nyine ari abantu b'abanyamafaranga gusa. Urumva ko uyu mubyeyi yari afite ideology y'uko arakundaga nyine amafaranga kurenza gukunda abantu, kandi iteka n'iteka wasangaga nyine adaha umwanya abana be ngo bitekerereze cyangwa se bakore nabo ibiri mu burenganzira bwabo nk'abantu bakuru. Guys, ese wowe waba ufite umubyeyi ushobora kukubangamira muri ubu buryo, wabikoraho iki? Wakora icyo umubyeyi ashaka cyangwa weho wakora icyo ushaka? Ese basi wakora iki wenda kugira ngo ubyumvishe umubyeyi, hanyuma uko kuba washakamo bitaba byabangamira umubyeyi bikamubabaza? Guys, mumpe comment mumbwire aha hantu ukuntu weho ari we wabigenza. Abo batipe rero baje gukomeza bakundana, ariko urukundo rwabo ruza kugera igihe nyine ruba ibibazo. Urabizi ko uyu Bobo yirindaga kuryamana n'uyu Nana batari babana. Urugero rwiza abasore bose bakwiye gufata, kuba bakwirinda kuryamana n'abakunzi babo mbere y'uko babana. Ariko byaje kugera igihe ateshuka ku nshingano bitewe no kurwanira urukundo. Murabyibuka ko hari igihe nyina yigeze kumubwira ati uzaza n'umukobwa kumunyereka, ati uwo ari we wese nzamwemera. Hanyuma yamugeza mu rugo yabona ari Nana agatera hejuru. Impamvu yateye hejuru, muribuka ko Nana yigeze kujya gusura Nina, hanyuma agezeyo atukana n'uyu mukecuru, ariko Nana atazi yuko uwo mukecuru ari we nyir'urugo, ari we mama wa uriya mukobwa Nina. Hanyuma ubwo ngubwo kugira ngo Nina rero nawe yikureho icyaha, aramubeshya ati uriya mukobwa rwose ni umukobwa wo kwa minisitiri, ni umukobwa wo mu bakire. Nyina ashya ubwoba ndetse arushaho no kumwubaha cyane, ariko nyine ikinyoma murabizi kiratwikirwa, ariko igihe kikageraho kikeyurwa kikajya ahagaragara. Urukundo rwabo rero rwaje kubamo struggle nyinshi cyane. Murabyibuka ko Bobo yaje kugira akaryamana n'umukobwa kugira ngo amutere inda, yarabeshye nyina ko yamuteye inda kugira ngo akunde amwemere. Icyo gihe nyina yashyushye nyine ngo agiye kubona umwuzukuru. Ni ibintu nyine mwagiye mubona bigiye bitandukanye. Hanyuma rero Bobo bakimara kubona ko atabyara, uyu mukobwa nyine yaje gufata umwanya aramwanga, ndetse Bobo amusaba imbabazi
ntiyabasha kumwumva, n'uyu nyina wa Bobo araza amusaba imbabazi amubwira ati mwana wanjye rwose narahindutse, naje kubona yuko abakire nabo burya bashobora kubana n'abakene kandi bakunga ubumwe, ariko uyu mukobwa nyine ntiyabasha kumwumva, ubwo urukundo rwa Bobo aba arubuze muri ubwo buryo. Hanyuma rero reka twigarukire kuri Navi ndetse na Devu, tuvuge kuri ubu bucuti bwabo. Aba batipe ni abantu b'intangarugero, ni abantu bakundana cyane mu buzima bwabo busanzwe, usanga nyine bagirirana inama mu buryo bukomeye, gufashanya, ariko nubwo bwose bimera gutyo, bavuga ko ntazibana zidakomanije amahembe. Hari ubwo nyine bahurira muri bifu zimwe na zimwe bakazicamo, bagashaka kurwana, bagashaka gushwana, ariko bakongera bakiyunga, aribyo bigaragaza ubumuntu, aribyo bigaragaza ko burya inzira zose zishobora kutaba nziza, ariko basi mukagera ahantu muhuriza, hakabaho gucururukwa kwa buri muntu, hanyuma ubushuti nyine mugakomeza mugashaka icyabuhembera kugira ngo bukomeze kubaho. Mbibutse ko Devu akundana na mushiki wa Navi, ariko nubwo bakundana na mushiki wa Navi ntabwo aricyo cyahujuje ubucuti bwabo, ahubwo bakundanye mbere y'uko Devu amenyana n'umukobwa witwa Benita ariwe mushiki wa Navi. Gusa nyine hagiye habamo udusitarago twinshi, murabyibuka ko hari igihe uyu Navi yigeze kubwira mushiki we ngo ye gukundana na Devu, kuko yari yumvishe ko hari umudiyasipora bigeze gukundana kandi agiye kuza, yatekerezaga ko igihe gihe ashobora kuba yamuha amafaranga nyine ngo akabahindurira ubuzima mu buryo bukomeye, ariko Benita we ntiyabibona muri ubwo buryo. Gusa biza kurangira umusaza wamukombetse kuba yabivamo, akatira Devu. Devu nawe akoresha tirike zo kuba yareba koko ko uwo mukobwa yamukatiye abikuye ku mutima, biza kurangira nyine umukobwa yongeye asabye Devu imbabazi, basubira mu rukundo. Ibyo byose rero ntibikuraho ko n'ubundi Navi nyine usanga afuhira mushiki we iyo abonye ari kumwe na Devu, ntabwo yumva asa nkaho yizeye Devu ko wenda nta bintu by'amanyanga yamukoraho n'iki, ariko nabyo urumva ko kuba amufuhira nabyo ni byiza, bituma nyine mushiki we agomba kugira uko yitwara, akagira amabwiriza agomba kugenderaho, kuko burya iyo umuntu akuruta aba akuruta. Mbibutse ko Navi uyu nguyu kandi ari we wabyaranye na Peri, akaba ari nawe murumuna w'umugabo witwa Mark. Ngira ngo aba bose mbashije kubasobanuraho bihagije, namwe mutere comment rero mumbwire uko ubu bucuti bwabo mububona, niba se namwe mwifuza kuba mwagira abashuti nka gutya, cyangwa se mwakundana mu buryo bugiye bumeze gutya, mume comment mumbwire. Mbibutse ko izi nkuru muzitegurirwa kandi mukazigezwaho nanjye James Legend wamamaye, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.